Hello guys, mbanje kubasuhuza. Ni ukuri nizere ko mumeze neza kandi ubuzima buri kugenda nk'uko mubyifuza, kandi nawe ubuzima butari bugenda neza nk'uko babyifuza. Ni ukuri Imana irahari ngo ibagirire neza kandi ibafashe ubuzima bwanyu bugende neza. Rero tugiye kuganira uyu munsi ku kintu ndagira ngo abakobwa, buri mukobwa wese uri hano yicare afata agatebe yige yumve isomo uyu munsi nabateguriye. Ndatangirana urugero rwumvikana kandi buri muntu wese ashobora kumva. Iyo umuntu cyangwa se iyo umuntu aneye ku muhanda, cyangwa tuvuga umwana iyo aneye ku muhanda, uriya mwanda ntihagire umuntu uwukuraho. Nyuma byibura y'amasegonda 10 wa muntu akimara kunyaho ku muhanda cyangwa se wa mwana akimara guhanya, ntihagire umuntu ukuraho umwanda, hahita haza toni y'amasazi. Twumvikane bavande, nimvuga ibintu bitari byo ujye muri comment yandikire ngo ndi kubeshya, ariko numva ari byo nanone ujye muri comment uvuge ngo ndi kuvuga ukuri. Ndakeka turi kumvikana, ndakeka nta hantu ndi kubeshya rwose. Buri muntu wese uri hano twakumvikana. Uwo tutumvikana nawe abimbwire muri comment. Iyo umuntu aneye ku muhanda, ako kanya akimara kwata wa mwana ntawukuyeho, hahita haza amasazi menshi cyane, menshi pe. Amasazi nimba arahamagara n'akaza ari menshi cyane akurikiye wa mwanda. Ariko tubyumvikane neza ko iyo nta muntu waneye ku muhanda cyangwa ngo habe hari umwanda watakaye, ntabwo ya masazi ushobora kuhanyura ngo yahasange. Ndetse kandi uretse n'amasazi haza umunuko. Umwanda uteye ibintu bibiri, uteye amasazi ndetse uhasize n'umunuko. Ushobora kuba ugeze muri metero 2 ugahita wumva umunuko wa wa mwanda. Rero aha nawe ngiye kubabwira n'uwo mukobwa, uri umukobwa mwiza buri muhungu wese yakifuza. Uri umukobwa w'inzobe, ufite inzara nziza, ufite umusatsi mwiza, muri make uri umukobwa mwiza buri muntu abona akabona ko uri umukobwa mwiza. Kuko ufite ubwiza ukurura abahungu benshi, buri muhungu wese ukubonye uramukurura. Ariko umuhungu wa mbere nimba aje akubwira ngo aragukunda ukamwemerera, uwa kabiri akaza ukamwemerera, uwa gatatu akaza ukamwemerera, uwa kane akaza ukamwemerera, uwa gatanu akaza ukamwemerera, wemereye abahungu 5 mu cyumweru kimwe. Ubwo mu byumweru 2 birumvikana abahungu 10. Nidufata ibyumweru 4 abahungu 20. Reka dukoreshe iby'umwaka. Umwaka uzaba ufite abahungu byibura bagera mu 1000 bagukunda kandi bemereye urukundo. Niyo mpamvu nahereye kuri rwa rugero. Uri mwiza ariko usigaye warahindutse umwanda. Ntabwo umukobwa mwiza kuba uri mwiza bivuze ngo abahungu bose baje ubemerere. Nubemerera ntabwo uzaba ugifite bwa bwiza nk'uko nababwiye, ahubwo uzaba warahindutse umwanda. Uzajya unyura mu muhanda ntukira abantu, buri muntu wese ukubonye kugira inkuru avuge ngo kiriya gikobwa ni mwiza, ni wa mwiza, ni mwiza wapfuye ubusa nk'uko abanyarwanda tubivuga. Niba uri umukobwa mwiza, ntabwo ikibigaragaza ari uko uri kumwe n'abahungu 20. Nongere mbibasubiremo abakobwa, ntabwo ikigaragaza ko uri mwiza ari uko ufite abahungu 100 bagutereta. Niba wifuza kuba umwanda uzaterekwa n'abahungu benshi, ariko niba ugaragara nkaho uri umukobwa wihesha agaciro mwiza, uzateretwa n'umuhungu umwe, nibakabya bazaba 2. Ariko nimba wumva wifuza kubaho uri umukobwa umeze nka wa mwanda nahereyeho, uzateretwa n'abahungu 100. Mbabwiza ukuri, ntabwo ubwiza bw'umukobwa bugaragazwa n'abahungu benshi bamutereta. Nibyo kuba uri mwiza uzakurura abahungu benshi,
ariko abahungu benshi uzamenye ko hazaba harimo ibisambo, hazaba harimo ingegera, hazaba harimo iki. Rero nimba uri umukobwa wihesha agaciro ukaba wumva uri umukobwa mwiza, cuzinga muri abo bose, urebe umuhungu ukubereye, umuhitemo, ukomezanye urugendo, umuhungu ugusapotinga mu bibazo, umuhungu ugufasha, apana kumurya. Icyo gihe nubikora ntabwo uzaba uri umwanda, ariko nubikora ugafungura imiryango, ubwiza bwawe buzaba bwarapfuye ubusa, uzaba utakiri umukobwa mwiza nk'uko nabibabwiye, ahubwo uzaba uri wa mwanda. Uzaba unyura ku bantu banukire, aho kugira ngo unyure ku bantu ubwiza bwawe bushayininge, aho kugira ngo ubwiza bwawe bushayininge hazashayininga umunuko. Rero nimba wiha respect, iha agaciro abahungu baje gutereta, usesengure urebemo umuhungu muzima ugukwiriye kandi ukubereye, ubona uhwanye n'imico yawe, kandi ubona ushobora kuguteza intambwe. Nimba wari ufite intambwe imwe, akaba indi ntambwe ya kabiri yongeye mu buzima bwawe. Ikindi kandi ntabwo mu guhitamo umuhungu bivuze ngo gendera ku isura. No guys, no. Nimba ugiye gucuzinga uwo muhungu, muri ba bahungu 1000 baje bagugana, uri mwiza, tubyibukiranye baragukeneye nubwo nawe bakeneye. Reba mind, urebe ngo uyu muhungu atekereza ate, afite izihe mind zizamfasha guys, afite iki, anzaniye iki. Nureba ubusabusa yakweretse ukamucuzingira icyo ngicyo n'isura nziza adafite mu mutwe, guys nsubiremo, uzahinduka umwanda, ubwiza bwawe buzatakara. Kandi twibukiranye ko iyo ubwiza butakaye ntabwo bugaruka. Rero ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. Icyiza ni uko wahinduka nimba waratangiye kuba umwanda utaranuka. Ndabashimiye cyane, mwakoze kudukurikirana, kandi muduhe subscribe, mudufollowinge, mudukorere share kugira ngo natwe ibikorwa byacu byaguke. Murakoze cyane, ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza buri munsi. Thank you so much, I love you so much.